avuga numva uko Uwiteka avuze. Wacuruzaga igice cy'inka, wowe yari umucuruzi wa busheri. Yego. Wacuruzaga uruhande rw'inka, Uwiteka aravuze ngo aguhaye kubagisha inka kandi aguhaye imodoka. Ubu yaguze imodoka. Umva, amafirigo yaraguze yararunze. Ubu aracuruza pe. Urumva yageze gutya yaje kurangura, ni nko kurangura ubuhanuzi. Ni ikiguzi cy'ubuhanuzi. Ibi bintu birakora abantu mugabanye ibyo mwegeze. Mugabanye iby'amadini. Ubundi Bagabanye iby'amadini yabonye. Yego. Igisubizo mfite ni iki? Twebwe abarokore tugira ubunajye bwinshi. Ari bwo butuma inshuro nyinshi dupfa amasezerano y'Imana adasohoye. Yego. Ati cyambere twebwe dufite abantu baturoga bajyana ibitambo mu bapfumu, akakira igitambo umupfumu cyangwa umurozi ati ntabwo arapfa, iki ni igitambo nzanye cyo kumwihutisha. Yego. Ejo bundi agasubizaho ikindi ati ko atinze umwaka ukize nzanye ikindi gitambo. Yego. Hagati mu mwaka ati nzanye ikindi gitambo cyo kumwihutisha, kandi umwanya ntaramwihutisha, iki ni igitambo cyo kumutera umwaku, iki ni cyo kumukasira, iki ni cyo kumuzingazinga. Nzanye ibitambo ngo barunda ibitambo aba bantu. Ati noneho bwabo najye bw'abarokore bwo kwigishwa idini, ntitwigishwa akamaro k'igitambo. Yego. Uyu nguyu upfanye amasezerano ntagire ubwenge bwo gushyira igitambo umuhanuzi ngo akuzeho gupfa mwongerera iminsi. Kuko abahanuzi twongera iminsi, dukuraho gupfa nabi, dukuraho gupfa nabi se nyine. Yego. Dukuraho gupfa ukindutse. Izo mpfu za leta ariko twe tuzikuraho ugapfa igihe Imana yageneye. Yego. Ati rero iyo twebwe twahagaritse ibitambo dushyira abahanuzi ngo batwatureho ubwenge, batwature kubaho, ibyo bajyana hariyo bibaye byinshi birakora, twebwe twaraparitse. Aho nahise mpavana umwanzuro sinzongera kumara igihe ntashyira igitambo umuhanuzi. Hari ibintu batambye nawe ubwo ugomba gutamba, kuko wavuye mu gisekuru cyo kwa sogokuru winjira mu gisekuru cy'Imana. Hari ibyo bavumye, hari ibyo baterekereye, hari ibyo bashizeho, ariko uyu munsi wa none ntabwo kiri muri bisekuruzo by'Imana. Niyo mpamvu udatera imbere, ujya gutera imbere ibyo bagutambye n'ibyo batambye ubuzima bwawe bikagukorogoshora, bikagusaba. Niyo mpamvu utanakizwa neza, nuko ukigendera ngo Yesu yarangije byose. Ko yarangije byose ukaba ukenye nka nyogosenge, ko yarangije byose ukaba wese kwishyura amasobanuro, ko yarangije byose ukaba ubyara iwanyu nka bene ukaba uri umunyonzi, ko yarangije byose ukaba uri umunyonzi ufite perimi, ndetse ukaba ufite na perimi, ko yarangije byose ukaba utwarira abandi, ukaba utwarira mu motari mugenzi wawe. Kuki weho ko yarangije byose uwo mu motari utwarira ukaba uzi yuko amafaranga unamuha ari yakuramo ayo gusambanya? Kuki byose kuki utwawe n'umugaragu? Yego. Mutwawe n'abagaragu aho kugira ngo mwe mwitwara ubwanyu. None ko yarangije byose se ukaba ukiri kwanuza no kwanuza, ko yarangije byose se ukaba utara Mana yanjye ukaba udatirimuka. Uko inda ya mbere yabaye muri mu bukene, watera inda ya kabiri muracyari mu bukene, n'iya gatatu izaza muri mu bukene. Ko yarangije byose ibyo bikuru, umwana akaba agize imyaka 6 atarajya no muri gardien kandi yararangije byose. Yesu uburyo ntiyarangije byose, kuko ntiyarangije byose uracya izina abataka bamereye nabi namwe ngo Yesu yarangije byose. Tukiri kuri iri jambo, tukiri kuri Mwuka yaje muri iki kiganiro. Duherutse kujya gushyingura umuntu Mwerembe Nyamirambo, abahanuzi turicara tujya impaka. Abahanuzi twaguye mu kantu, uwo muntu yari afite amasezerano mu buryo bw'umwuka ariko mu buryo bw'umubiri. Ndakurahire uracyari izina ryawe ikimenyimenyi, rya zina rishya ribitswe ngo azabaha izina rishya, uzaribona umaze gupfa. Yesu we, izina rishya uzaribona umaze gupfa. Ariko uyu munsi wa none ufite izina ryo kwa Karangwa, Kanjogera, Cyabitoki, Cyahinda. Iryo rirarugwa, iryo bararizi, abarozi bararifata. Iryo zina iryo riratambirwa, iryo baritongeraho umwaku, iryo baritongeraho inyatsi. Ariko umva, ku munsi w'amateka igihe uzaba umaze gupfa uzahabwa irindi zina abarozi badakoraho, abazimu badakoraho. Icyo nicyo cyazanye Kristo, kugira ngo ujye zarirokore. Ariko uyu munsi wa none gira icyo ukora kugira ngo n'iryo naryo ubeho ku isi neza, no mu ijuru uzanezerwa. In the name of
Holy Ghost. Amen, amen. nzi ko ari bize mu banyeshuri Yego. narakebukaga gutya nkahera gutya nkebuka simenya ko ari kundeba ari mu birahuri nkamanuka nkebuka nkareba kuko akundaga kumpa ituro rya gihanuzi nkamanuka mpareba gutya najya kumva nkumva nyandikira akamesaje ati jyewe amaso yawe niyo yaharebye nakira igitangaza ati ubwo nacyakiriye kuba byibuze Imana yaragutuje ahantu nyuri wanjye ugakebuka ukahareba naho utahinjira ko nukumenya imbaraga ziri no mu maso y'umuhano. Yes, reka gushimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kutubana hano kuri Evangeliste Mama Lionel. Imana y'amahoro guha umugisha, kunezeze, gusetse, kwishimire kiruta byose, kurebe neza ngo ariko Abisiraheli ba none babwirana n'umwami wacu cyangwa se kubwo urugendo rugana Siyoni twatangiye tujya tuva mu gihugu cy'amahanga tujya mu gihugu data yaduteguriye burya cy'isezerano. Natwe turi kwambukanya iki kiraro cy'iyi si tuva mu gihugu gisa nk'aho cyarwaniye cyangwa yifuje yashegeye Satani tujya mu gihugu Uwiteka Imana yacu yaturemye ariho azagiye kudutegekera. Satani umuhereyemo ngo yashegeye ni ishege. Ubundi hari akantu nkunda gufata akanyafu nikubita Satani ahubwo ibintu ujye umenya ko turi hejuru yawe. Buriya ntabwo kapiteni yagira yavuga kuri generali. By'ukuri rero ndagusubije mu marene. Urakoze cyane nanjye ndakwikirije. Imana y'amahoro iguhe umugisha wakaze kuri kamera za Evangeliste Mama Lionel. Urakoze kumpa ikaze muri uru rugo. Imana y'amahoro iguhe umugisha rero kandi kunezeze, usetse, uteteshe, uhe ibitekerezo byagutse, umwuka wera akomeze akure muri wowe, uha amagambo y'ubwenge. Nakunze message nziza cyane cyangwa se comment nziza, maze uburame nanjye mbuburame. Uriya muntu namukunze cyane. Imana y'amahoro iguhe umugisha wowe wadukurikiye ukanashyiramo na comment. Igisigaye ni ukudukurikirana akadukurikirana akamenya yuko iyi ntabwo ari cana isanzwe ahubwo ni minisiteri. Ubwo ari minisiteri, muri minisiteri habamo kurya, kunywa, kwambika. None uyu munsi uri kunywera mu ntango ndakuraye. Kera ubundi hari akabindi kavuga kangana nk'aka ndi kunyweramo akaba n'intango. Iyi ni intango rero. Itasi ibuze hano no muri uru rugo. Mbanza paparonera itajya kugura iyindi vuba vuba. Kunda kuyinyweramo ikawa. Rero kamubwira kandi kanuriye. Ntabwo nabura kuvuga ko mu byuba mwari. Nibyo urutariye ruruma. Urutariye ruruma. Naranabivuze ndikubwiriza abantu hamwe nabivuze ndikubwiriza. Ndikubwira abantu bifite agataye gato. Ntabwo rero wirirwa utujije ishangwe iwacu niko tungana ngo no kwa ba masenge ngo no kwa ba tante ngo taye yacu ni ntabwo iba ari iyo ahubwo ni ibisupu biba bitaraboneka. Ntabwo ari uko ntabwo ari uko igitsina gore kingana ni ibisupu byabuze. Rero tuba twanyweye pe ntabwo ari umwuka wera utubyibushya gusa turaryaga. Turanywa tuje abantu bari burengerazuba n'amajyaruguru turaryaga. Nkunda ko bashyiramo ga ibintu byose turaryaga urebye ga rwose urebye ga tuba twabyibuhijwe. Urutariye ruruma kandi turashimira Imana n'aba bantu rero badukurikira bakanadukurikirana baba babigizemo uruhare. Muri iki cyumweru hari umuntu wanyohererezaga akantu agakawa ubundi kukanywa. Imana ibaha umugisha. Imana nawe imuha umugisha. Amen. Yego nsuje abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, intara y'Iburasirazuba, umujyi wa Kigali n'intara ya gatandatu y'abadiaspora. Imana y'amahoro ibishimire. Mwumvise ko nahereye Iburengerazuba namwe mutagira ngo sinabasuhuje, ahubwo Imana y'amahoro ibarebe neza kandi bishimire kuruta byose. Ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibanezeze basetse. Muzabone ibyiza byo kuri uyu mugabo bita Kristo n'umwuka wera. Imana data iri hejuru ya byose, 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 ikora byose, ireba hose, ibera hose icyarimwe
idahinduka idapfa Rasaza. dasaza Kanura rw'imvura iguye. ayiwe Ndakorerwa kudeta. iyo bayirazanyije na Itigwaho. Imana itigwaho. ntago yigwaho Haleluya. ngo vaje ni nshyashya bakurikiranamo Imana itagira aniveriseri ntituzi igihe yavukiye. aniveriseri ziri hanze aha ziri kumara abantu bari kugerayo ngo wagiye muri aniveriseri bakagukubita igigusinziriza buri kanya uhora usinzira nk'uko ubu yavutseho ujya upfa bakabitaransifera ibyawe bakabitaransifera mu muryango ariko turashimira Imana ko batayitegera aho hantu ngo bahe indabo ziteyemo imiti yica. wahumeka ukayoberwa iyo wari uri ukicura utazi iyo uri. Nyuma aniveriseri ntwongere kujya mu ishuri ngo utsinde nyuma ya rwa rurabo kubera ibintu waruhumetsemo. kandi ubu tuvugana hari umuntu uri kudukurikira ahuye n'icyo kibazo. Ndamwinginze nyuma aniveriseri ntabwo wongeye gutsinda n'amasirabisi ujyamo bikagucanga uzaze ngo usengere. Niko Imana imbwiye. muntu uzi yuko wagiye muri aniveriseri ariko wava ukaberwa aho ubwenge bwawe bwagiye uhereye umunsi wakwiga ukubona wapibiri kwawe. munsi y'ikiganiro hariho nimero Evangeliste Mama Lionel 078 ugakomeza izo nimero zihari nimero ze wamuhamagara. kandi nawe wifuza hari n'abantu babifuza gutanga ituro akakubaza ati mbese wabo atazi ko iyo nimero iba muri momo iyo nimero iba muri momo kugira ngo iyi minisiteri izamuke kandi ikomeze ikure nuko iyo momo ikora kugira ngo nawe abone imbaraga zo gukora asiba akazi uyu munsi kugira ngo dutegure tukore bene n'ibi byose turimo dukora. Mana amahoro rero bishimire tubuje abantu mwese murambanye mubanye mumaranye igihe na Mama Lionel yaba abo nasanze yaba abo twatangiranye tukaba dukomeje n'abandi bagiye kuza muhawe ikaze mu izina rya Yesu n'abazareba kino kiganiro mukanezerwa mukumva Mwuka Wera arimo akora imirimo akora Mwuka Wera. Haleluya. Mana amahoro rero ibishimire kandi udaho umugisha. Mama Lionel ndakwakiriye kuri kamera mu izina rya Yesu Kristo. Ikaze na karibu kambivuge na ikaze na karibu biremewe buri muntu arahitamo icyo yumva. Wadutambira igitambo cy'isengesho kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu cyangwa se inyigisho yacu y'umunsi cy'Umwami Imana yashyize ku butaka cya Mwuka Wera icyo yahumekeye ibitekerezo byawe byose biremewe mu izina rya Yesu. Imana ishobora byose cyane. Nta muntu ujya ugufasha ibintu byose babyifasha. Nta gitekerezo cy'umuntu ukenera. Cyakoze rimwe nibwo Mose yigeze kuguha igitekerezo arakubwira ati ubu bwoko ko wanzuye kubwica uramuka uburangije abantu bazemera ko ari wowe wari waravuze bazemera ko ushoboye. Icyo ndakikubahira. Haleluya. Haleluya. Ndagushimiye ko iyo uhagurutse ntawe ukwicaza ufashe umwanzuro no comment. Kandi ikindi kintu ngukundira uri Imana irwaza uragoragoza. wigeze kugoragoza Aroni yakoze ibigirwamana uragoragoza pe kandi ugoragoza no muri aba bapasiteri n'abavuga butumwa ariko wagoragoza ukandeka ukugoragoza ushyiraho inyandiko ukandika ngo ibyo urabikora nka kuyihorera. Icyo gihe uba ukigoragoza ukongereje tukibwira ko mwanye nawe hagashira indi minsi ukongera ukagoragoza imyaka igashira ugahita uteraho kashe ngo nzabishyira imbere y'amaso uko bikurikirana byose. Mana we dusabiye umugisha n'inkomezi umuntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro icyo azakora cyose kizamuberekeza kandi kimuvana ahantu kimushyitsa ahandi. Kandi umuntu wese udukurikiranye muri situwasiyo yose arimo uhagaragara. Ndagushimiye kuri Imana ibikoreye kwiyubahisha byose mbisenze shima mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen, amen. Yes. Zizwa n'ibiganiro dutanga kandi bakashyiraho comment nziza ariko nari maze gushima hari ikintu numvise muri ngewe kise kinzamo wanditse simukagira ubwo hari ijambo Umwuka abanyongoreye kugira ngo ritaza kuncika kandi aba bantu baritegereje ariyo mpamvu Umwuka ari inyongoreye.
nyabona buriya hari ikintu kiba kibaho mu buzima kiba kinyaga muntu, hari ukunyagwa, hari ukwinyaga, hari no kubura ibyo yakagombye kuba ufite utazi uko byagenze. Abantu banyazwe mu minsi ishize, hari igihe wigisha ijambo umuntu akavuga ati urabona kunezerwa k'umutima, umunezero uzamuka mu mutima, amaboko akafunguka ukaba watanga, ariko ukavuga ngo sindatangaya ahubwo ukanyereka bwira nzatanga menshi. Abantu baranyazwe, hari n'abandi binyaze kandi barankurikiranye barabizi, n'abandi binyaze bigeze kubwiriza ijambo bo ubwabo barahiga baravuga bati ntacyo dufite ariko niduhembwa tuzagira icyo dukora. Bafashijwe ijambo riranabahora, bakira n'imirimo n'ibitanga bagizereramo, barabona baravuga bati kubera ko numvishije ijambo kuri cano ya Mama Lionel nzatanga ituro, nzatanga n'icyacu, niwe ndi kumva muri ngewe ko nzamuha ibyo nakajyanye ahandi hagiye hatandukanye. Barangije bahembwe birabananira, abo barinyaze ntabwo banyazwe. N'abandi noneho nabo bumva bafite ishaka n'umuhati wo kugira icyo bakora kuri evangeliste ndetse na prophète cyangwa se icyo bajya bita iyi minisiteri y'ivugabutumwa ya online, ariko byibuze by'umwihariko kandi bikwiye by'uko bigomba gukorwa, byanyujijwe mu kanwa k'umuhanuzikazi, k'umwana w'Imana isumba byose, Mama Lionel cyangwa se Nyirabagenzi Alisa kuri Momo. Abo bo barabyirekeje, bahora bumva mu mutima wabo akabazi mbese barabyirekesheje bo ubwabo, mbese bumva bakora ariko bakumva ntibakora. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo twumvikane, nshizemo agapoze kugira ngo utangire icyo wateguye. Nyabuna buriya akamubwira umuhanuzi iyo anezerewe mwuka w'Imana ngo ntabwo ngo yakorera ahari inzu idasukuye. Tinda ku munezero w'umuhanuzi. Umunezero w'umuhanuzi rero iyo anezerewe nawe gusenga biroroha, n'ijambo ririzana, mwuka wera aramanuka agatinda muri anarekura ibintu biremereye. Kandi ikintu buriya natangaye cyane, iyo wasize mu rugo iwawe abana uzi ngo ntawe urajya mu baturanyi, uzi ngo abana basigaye bari kurya, uzi ngo nawe ubwawe urataha ufite itike igucyura, ubwiriza wumva nta ntuza nta limiti, ariko swake ufite akantu ko kuvuga, uravuga uti ahari nimvuga gutya hari genda kucoreramo umunyabyaha kandi ari we wazanye ayo yasambaniye, bikarangira yasubijeho. Ariko iyo wagize neza uzi ngo nta kintu na kimwe weho ubwawe, kandi wigeze kuvuga ikintu ati ubundi natinyaga kuvuga ibi ntaraba gutya, ariko uyu munsi wa none mfite aho gutaha, mfite icyo kurya, mfite iduka, mfite uyu munsi rero kavuga Imana neza kuko mfite aho inkuye, kandi komeza injyana ahandi kubera ko kuyivuga neza. Ariko umuhanuzi kambabwiza ukuri, impamvu mubona abahanuzi benshi bari kuvangira, bafite n'umushinga, amagambo bafite ni izabavunira umuheto, muzabona ishyano, murapfuye, musenge iminsi 20, imvura iraguye, inkota w'Uwiteka iramanutse. Ariya amagambo ava ku ihungabana ry'ubukene n'inzara n'iki, si ubuhanuzi. Noneho kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo mumbwirire abantu banjye iby'ururutsa. Niba ushaka iby'ururutsa umutima wawe, ururutsa umutima w'umuhanuzi. Ndiyo ndabahanuriye mu izina rya Yesu Kristo, hahirwa bumva aya magambo bakayakomeza ndetse bakayandika. Kwa Aburahamu buriya buhanuzi nibo babukuye mu bamarayika. Iki kintu abantu se mpoze ibirenge, marayika atese ko turi kwihuta, atoya ariko mwinjire mu nzu, ahita abwira ati wababonye ko baje, ati urareba umutima wabo mwiza, wabibonye, uzi icyo gukora, bwira abaja. Ni ukuri ruriya rugo rwo kwa Aburahamu n'abanyabwenge nibo bakuye
bakuyemo ubuhanuzi bari abahanuzi mama rero irivuga ngo undi mwaka nk'iki gihe nibo bari bakuyemo nibo bari provotse mu muhanuzi kuko umuhanuzi aba yafite aba bifite ibintu byawe ariko biprovoke ayiwe banza karakanyuzemo umunsi umwe nubwo wenda nta ni confusinze igihe ubwanjye ariko imana ni confusinze amen nubwo twebwe twishyiramo akantu ko kutumva ari byo ariko imana ibibona ari byo umunsi umwe twari hahandi twakoreraga ibiganiro turaza muri ibyo yego dutanga ituro twikinira ni njyewe wabikoze karya kantu mana urakanyibukije umuhanuzi aragenda agiye biranga tekangaruka none se ugira ngo yagaruwe n'iki agaruka avuga ati some yari katakase oya ahubwo nanjye reka mbabuhamya ariko abantu bankurikiye ntimuzabivuge aho kiganiro ko nibwira rimwe nari ndi ku kiriri ku mwana wa gatatu ngiye kubona mbona umuntu aje kunsura ni ukuri pe bisanzwe nta kintu azanye ariko nabyo biremewe noneho ngiye kubona mbona haje undi w'umupapa umva yikoreye yaguze inyama z'ubwoko bwose agura amafu y'ubwoko bwose azana igikapu kivanzemo ibintu by'ibirungo by'ubwoko bwose akibehereza umukozi akicara ngiye kumva numva ndujujwe pe numva ndujujwe ndangije ndavuga numva uko Uwiteka avuze wacuruzaga igice cy'inka wowe umucuruzi wa busheri wacuruzaga uruhande rw'inka Uwiteka aravuze ngo aguhaye kubagisha inka kandi aguhaye imodoka ubu yaguze imodoka umva amafirigo yaraguze yararunze ubu aracuruza pe urumva yageze gutya yaje kurangura ni nko kurangura ubuhanuzi ni ikiguzi cy'ubuhanuzi ibi bintu birakora abantu mugabanye ibyo mwegeze mugabanye iby'amadini bagabanye iby'amadini yabonye aratangaza cyane sibyo hari ikintu mu buzima kiye kibaho ngenda tungurwa umunsi umwe mama Leonel ubu ikiganiro wateguye kimeze gute ko ndi kumva kiri nacyo kiraza mwuka wera se ko ari gukora ibintu byaha ngaha hano badukurikiye hano byabikorwa n'umwuka wera naravuze ngo marezo aba hano keretse uje ukahicara kuko reka mbwira abadukurikiye hari n'igihe tuba twateguye ibintu nk'abantu bize Bibiliya twakucara hano umwuka akazana ibyo mukeneye ese ibi bintu ntibikenewe birakenewe uzi abantu wahanuriye wowe nkurikiye bigasohora bakaba batakubibamo ngo baze bagukuremo ibintu wamuhanuriye urugo hari igihe duhanurira umuntu urugo yaragomewe urugo akarugeramo aho kugira ngo aze yongera dukuremo umwana akagenda agakubita imyaka 5 warabuze urubyaro kurikira konegisiyo za wa muntu waguhesheje urugo ntagucike yego kagucike mukubita ituru mukuremo n'umwana ejo usubire umukuremo minervare z'umwana ejo bundi usubire umukuremo mariage y'umwana ejo ufite network zawe none se ko nta wundi waguhanura ngo bisohore ubundi ariko tujye tunabwiza abantu ko nimba nta wundi waguhanura ibintu ngo bisohore kuki umuntu agwanure bigasohora gucika kuki umukeho ubuhanuzi bumwe reka nkubwire uribuka umuhungu wa Kishi Sawuli ari kumwe n'umuja we cyangwa se umugaragu we bageze kwa bamenye bavuze ngo iki ntabwo mbyibuka ati nta kintu dufite undi atari ko hari igihe hari icyo n'ibiki rwose naherekeza umwana wa Kishi ngo muherekeze ntazi yuko nyine nta kintu dufite ubu se bagufasha bakawukubita uko twagiye gushaka indogobe bari bagiye gushaka indogobe bajya kwa bamenye tujye kwa bamenya mureberamo se yabona indogobe ahubwo abona gutegeka igihugu uzi ko byagenze yasubiye kwa bamenya amaze kuba umwana byamubayeho urabizi ngaho nyumvira ubuzezenge nko reka nkubwira noneho umugabo bajya bita Dawidi Dawidi muramwibuka cyane avuye mu ishyamba amaze kuba umukwe wa Sawuli mwibuka yuko umuhanuzi wamuhanuriye yongeye kujya kumureba wese yakomejwe se ariko mwagiye mumbabarira uwaguhanuriye urugo afite uburenganzira bwo kuguhanurira umwana
niwe ugifite amanetiwaka yawe arayafite. nanjye mfite bamenye iyo nta kintu mperuka kumuha sinakira bisaba ko nzamuka kwa bamenya wanjye cyane nkakubita ivi hasi ejo nkongera nkazamuka n'ay'abana banjye bagiye mu bizamini nimupfumbatisha bamenya batureho ubwenge erega dufite ibintu byanyu oya ni ukuri ni ibintu Imana yakoze nushake ubyemere yararemye irema abantu niyo mpamvu bamwe barenga abandi barenguka ndashaka kuvuga iki bamwe bari gusaza ariko bari kuvuka abandi kandi baza bose badahuje ibintu bimwe bamwe yabahaye guhinga abandi bahakuba yababwira ibiri hafi aha bamwe yabahaye gutira ishoka zikagwa mu mazi undi muhi yo kuyirohora yego urumva abana b'abahanuzi barahari yego ariko hakaba na shefu w'abahanuzi risa yego uzi ko hagomba gutemwa igiti yego urumva ariko ubundi aba bana bafite ibitekerezo iriya ntuza ubundi iriya fizike ko mwize fizike mwa bagabo nanjye ntarajya kwiga gukora kudondoberekanya amagambo ko nzi uko nayizeho ubundi ni gute wambwira yuko igiti cyarohora icyuma uretse ibintu mushaka kwishyiramo banajyuwa mukigiriza najyuwa mukavuga ngo ni mama hariyo ugiye kurya ngo ntabwo ari Imana ubundi se mwebwe ni gute igiti kirohora icyuma yegora oya reka nanabwira abantu badukurikiye ikibazo bafite cy'ubwenge kikirumva n'umunyabwenge bahuye n'abahanuzi bavumbura aba barahari benshi cyane bambonye mbonye urya uburozi mbonye ukora ubukwe ntutwite mbonye bakuzinga inyeretse aho uzingiwe ariko abo ngabo wahuye nabo ni abana ahubwo zamuka muri iki cyiciro uhure na nkuyeho uburozi nkuyeho hari bankuyeho hari bambonye na bankuyeho yego urumva nibyo njya abantu bankurikira bambonye ndabakora noneho hari abantu bajya banterefona yego banarira bafite n'ibintu byo kuntegeka ngo mama none ngo nsengera ngo nagiye ku muhanuzi yambwira ko nazinzwe njya no ku wundi yambwira naho nazingiwe njya no kundi ambwira ko nazinzwe none sengera nti ko se wakoze watinze ku bana bareba zana ituro kubakuraho tugukurireho twebwe dufite impano zo gukuzaho nta mwanya dufite nta mwanya dufite wo kureba aho wazingiwe dufite wo gukuraho aho wazingiwe gukuraho tukaburizamo twebwe nizo mbaraga dufite ariko hareruya hari umuntu wigeze guhamagara umuhanuzi mpari aramubwira ati natanze rero ndatanga none ko watanze mu bareba hari cyabaye ati oya ati none mfite ubwoba bw'uko natanga nkunda kuntu yamusubije yarambwira ati niba ufite ubwoba ko watanga kupa hari abantu biteguye gutanga bikagenda neza badasanga na telefone wanjye yagize komposi yego kubukubye utanayigira batambura hari abantu buriya hari abantu niba buri icyo ushaka mu buzima ngewe hari ihame ngenderaho urekuye urakira uko ni ukuri ahubwo urekuye mu mutima wawe harimo iki ese ubundi urekuranye hari n'abarekurana itiku ngo urabona ngo nari mfite ngo n'ubushize ngo hari n'uwo nahaye ngo ntibyagenda gutya ngo ari va ku murongo ariko va ku giti dore umuntu va ku murongo hayinjira undi ni ukuri telefone zacu zigira kompozi ngewe ngo urabona ngo urugo rwanjye ngo ruri ku manegeka ngo ariko ngo nyine ngo mba numva natanga ituro ngo njye kugumishaho urugo rwanjye ngo ariko ngo iyo ntekereje yuko hari igihe byakwa iba utashye umanza ubitekerezeho uba mu nzira kuko ibyo ntuzi ibyo ugiye ntunabikora mu nzira ntuzi icyo ushaka undi nawe ati urabona nkeneye umwana ariko imbese n'irihe turo natura va ku murongo we va ku murongo urabona ngo ngewe ngo mfite ikibazo ngo cya viza ngo ariko ngo hari umuhanuzi wigeze kutwigisha ngo aratubwira ngo niba ushaka viza ngo ibibire ngo niba ushaka kujya mu bihugu byinshi ngo bibibire ngo none ngo ni cye gitabo ushaka mu murongo ahubwo biba hariyo mpamvu nta n'ikintu ubona va mu murongo ntabyo ubibahe ko ariyo mpamvu ntacyo ubona ubiba muri bambonye muberekwa biba mu bategeka ni ukuri biba mu bakuraho ni ukuri
niyo mpamvu Elisa yabonekaga mu gihe abana b'abahanuzi bazambije ibintu. Yego. Umwe muri bagasoroma imbogo undi akaza agashyiramo umutanga. Yego. Abo si abahanuzi bagushyiriyemo imitanga bikaba bidasohoka. yarebye imboga abona yuko zikwiriye kuri we. Ntumubaze ikindi w'icyo yakoze yagiye ku musozi nk'uko abandi naho iyerekwa rye rigarukira ariko iyerekwa rya Elisa. Amina. baratwarekera umuvuduko bajya ku musozi. Ngira ku musozi bakugira ku musozi koko bakanawumanuka bakanaza bagashyira no mu nkono. Bisobanura ko no muri bizinesi yawe bashyiramo rwose bashyiramo ndategetse haza amafaranga naho ugira ngo amafaranga aze amafaranga akazakivangamo n'ibindi bintu byinshi cyane barakururije cyane. Ariko hari umugabo bita ufata agafu n'agafu kari karaho uwateze sisi yarakabona nta kwivuna agafu. Ese agafu abo ntibari bagafite agafu abo ngabo bagupfunyikiye agafu udufu baradufite ariko hari imbaraga z'ukoresha ifu. Haleluya. Amina. Nukuri Imana yanjye ikiganiro ndakiyobora umunsi mukabyara ko ndi kumva hari ibintu biri kumanuka bireke ngende ntekereza hari abantu Marene hari abantu mu buzima ngenda biri wowe umuntu ugiye guhitura ntigeze anasengera n'ibicurane ngo bikire nawe ubwawe urabizi ariko ubona ngo nuko avuga mu ndimi avuga mu ndimi se afite ubuhe buhamya. Oya hari n'abantu ubu ngubu bashobora gukritika abanaburana bajya banaburana ngo ituro ngo rihabwa ngo abapasiteri ngo se mama Ronene ngo kutari pasiteri uje kuburana amaturo gute bati ko amaturo bayaha abapasiteri. Hari abantu baba bapfobeje ipeti mfite ubundi bite byabapfobye ko turi ku muhanuzi umupasiteri umuzanye. Hari ikintu mu buzima bagomba abantu benshi bagomba kumenya bakanashyira n'agapira hasi si nkayo yose aya pasiteri uzayashyire pasiteri akwaturireho umugisha birangira ariko nushaka guporoveka ibyaha turi ku muhanuzi jya ku muhanuzi. Urashaka umwana jya ku muhanuzi ariko nushaka umwana ukajya kwa pasiteri yasengera abarwayi ati muhamagara abayobozi b'itorero babasengere babaramutse babasige n'amavuta. Nushaka amavuta jya kwa pasiteri ariko niba ushaka bizinesi gutera imbere jya ku muhanuzi. Aleluya. Kuko niwe jwi ry'Imana. Aleluya. Maze nanjye njyayo kandi nanjye ndi umuhanuzi nanjye njyayo. niba uri umurwayi ushaka gusigwa amavuta usanga umukuru w'itorero. Ndiyo. Ariko niba ushaka kugira ngo iterambere jya ukomeze waguka kandi ikindi cyane muzamenye yuko amaboko ahora afashe gutya ahora yakira adatanga ayo maboko ngo sinzi ikinyarwanda nanjye gukoresha ntabwo ari cyiza ariko ayo maboko afitemo ikibazo. Wa mbere wakiye kwa kabiri wakiye kwa gatatu ntutanga ikibazo. Wa mugani ubwo amaherezo yawe azaba yahe umuntu noneho narinjye kumuvuga habuze gato. Noneho iyo nahacaga kenshi kuko nabaga nzi ko ari bize mu banyeshuri yego narakebukaga gutya nkahera gutya nkebuka simenye ko ari kunde bari mu birahuri nkamanuka nkebuka nkareba kuko akundaga kumpa ituro rya gihanuzi nkamanuka mbareba gutya najya kumva nkumva nyandikira akamesaje ati jyewe amaso yawe niyo yaharebye nakira igitangaza ati ubwo nacyakiriye kuba byibuze Imana yaragutuje ahantu nyuri wanjye ugakebuka ukahareba naho utahinjira ko nukumenya imbaraga ziri no mu maso y'umuhanuzi. Ubundi ijambo nirimo tusoza ikiganiro amavuta uzemera kandi ayo mavuta ukayemera koko n'umutima wawe wose yuko yatanzwe n'Uwiteka azagukorera nibyo. ariko hari igihe uzabiba mu mavuta amaze iminsi agaraguzwamo amafiriti baranyumvisa amavuta atetswemo kangaha atera kanseri na minisitiri w'ubuzima abimenye yagufunga iyo hoteli undi amavuta atekwamo ifiriti rimwe ukayamena. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo nuhura n'umuhanuzi uhorana buri kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatatu ijambo wamusanganye ukaba rigikomeza kumusanga uwo ntukazamurire ndakubujije mu izina rya Yesu kuko uwo muntu amavuta n'indimi ntizihinduka n'ikimenyimenyi ariko ako kantu
ariko umuhanuzi w'Imana, umuntu usenga, umuntu uyu munsi wamusanganye nzakugirira neza, ejo aza ari gucyaha, Imana ari gukorana nayo direct. Ariko uzamenya gute umuntu uzabibamo? Ni ya mavuta koko. Wa muntu ubona arasenga Imana ukumva urabohotse, uramukunda nuko wabuze uko bigenza. Emera rero bibe, emera utange ituro, emera utange igitambo, agukurireho. Ya nkunda umuntu wari urimo umubwira kare, namukunze cyane, wamumugiyeho, ndafashwa cyane. Buriya hari ikintu mu buzima kimwe n'uriya muntu wanditse muri ngurame, uzi ko umuntu kwifuriza kurama nuko hari ikintu ariko ari kubona hari ikintu batahomba. Yego, turamutse dupfuye yabahombye. Umuntu ukubwira kurama aba yumva kuramana n'ibyawe n'abawe, duhomba ibyo bintu. bikomeze mu gitondo nawe ramasha, nanjye nkwifuriza kurama. Haleluya, haleluya. Rama nawe. Ngewe ndiwe nafata umwanzuro kano kanya nkavuga ngo izi leta rikize uyu munsi wa none, fasha umwanzuro, ngewe sinzongera kugendera ku idini, ngiye kugenda n'itorero. Ako kantu sinzongera kugendera ku mahame y'idini, ngendeye ku ihame ry'itorero. Haleluya. Itorero ryubatse kuri Kristo. Kristo ati niba nkukijije genda wiyereke umutambyi, ituro ryategetse, wiyereke umutambyi. Weho uravuga ngo Kristo yarangije byose, yarangije ibyo mu mwuka, ibyo mu mubiri bikeneye kubakwa. Ndakubwiza ukuri kw'Imana ihoraho, ngewe ndabizi neza. Niba ushaka guhabwa tamba, niba ushaka kubaka tamba. Nibyo. Umugabo ageze i Yeriko aravuga ati uzawubaka hano azapfusha undi nawe ahageze. Imana ihabwe icyubahiro. Reka mubwire, basogokuruza hari ibintu batambye, nawe ubwo ugomba gutamba, kuko wavuye mu gisekuru cyo kwa sogokuru, winjira mu gisekuru cy'Imana. Hari ibyo bavumye, hari ibyo baterekereye, hari ibyo bashizeho, ariko uyu munsi wa none ntabwo kiri muri bisekuruzo by'Imana. Niyo mpamvu udatera imbere, ujya gutera imbere ibyo bagutambye n'ibyo batambye ubuzima bwawe bikagukorogoshora, bikagusaba. Niyo mpamvu utanakizwa neza, nuko ukigendera ngo Yesu yarangije byose. Ko yarangije byose ukaba ukenye nka nyogosenge, ko yarangije byose ukaba uheze kwishyira gusobanura, ko yarangije byose ukaba ubyari iwanyu nka bene ukaba uri umunyonzi, ko yarangije byose ukaba uri umunyonzi ufite perimi, ndetse ukaba ufite na perimi, ko yarangije byose ukaba utwarira abandi, ukaba utwarira mu motari mugenzi wawe. Kuki weho ko yarangije byose uwo mumotari utwarira ukaba uzi yuko amafaranga unamuha ari akuramo ayo gusambanya? Kuki byose kuki utwawe n'umugaragu? Yego, mutwawe n'abagaragu aho kugira ngo mwe mwitwara ubwanyu. None ko yarangije byose se ukaba ukiri kwa ntuza no kwa ntuza, ko yarangije byose se ukaba utara Mana yanjye, ukaba udatirimuka. Uko inda ya mbere yabaye muri mu bukene, watera inda ya kabiri muracyari mu bukene, n'iya gatatu izaza muri mu bukene. Ko yarangije byose ibyo bikuru, umwana akaba agize imyaka 6 atarajya no muri gardien, kandi yararangije byose. Yesu uburyo ntiyarangije byose, kuko ntiyarangije byose uracya izina abataka bamereye nabi namwe ngo Yesu yarangije byose. Tukiri kuri iri jambo, tukiri kuri Mwuka yaje muri iki kiganiro. Duherutse kujya gushyingura umuntu Mwerembe Nyamirambo, abahanuzi turicara tujya impaka. Abahanuzi twaguye mu kantu, uwo muntu yari afite amasezerano. Yego, abahanuzi benshi baramuhanuriye, kandi wabigenzuza umwuka ugasanga nta muhanuzi n'umwari wavangiwe. yego. Ubwo abandi barimo bashyingura abahanuzi twibata ahantu, turavuga tuti ibintu ni bibiri, twaravangiwe. We ni wamuhanuriye ibi, nawe ni wahanuye ibi, ko apfuye. Yego, ko apfuye bidasohoye. Turashaka kwicara umwanya barimo bashyingura, tukareba nimba twaravangiwe. Ibintu ni bibiri, akazuka bigasohora cyangwa agapfa kimwe muri ibyo. yego. Imana irangije ituzanira umugabo w'umunyabwenge, acomoka mu bandi kwirimba dusanga aho turi. Aza abona turi mu ntonganya, ariko atazi intonganya turimo izo arizo, kandi adukurikira abona twese turi abahanuzi bamaze igihe. Uyu mugabo w'umunyabwenge araza aratubwira ati bite byanyu ko mwiremye biki? Ndavuga nti papa dufite ikibazo. Ndamutekerereza, arangije ati ikibazo mufite, ngiye ngifite igisubizo. Yego, Igisubizo mfite ni ikihe?
twebwe abarokore tugira ubunajyuwa bwinshi ari bwo butuma inshuro nyinshi dupfa amasezerano y'Imana adasohoye. Ati icyambere twebwe dufite abantu baturoga bajyana ibitambo mu bapfumu, akashyira igitambo umupfumu cyangwa umurozi ati ntabwo arapfa, iki ni igitambo nzanye cyo kumwihutisha. Ejo bundi agasubizaho ikindi ati ko atinze umwaka ushize nzanye ikindi gitambo, hagati mu mwaka ati nzanye ikindi gitambo cyo kumwihutisha, kandi umwanya ntaramwihutisha, iki ni igitambo cyo kumutera umwaku, iki ni cyo kumukasira, iki ni cyo kumuzingazinga, nzanye ibitambo ngo barundi ibitambo aba bantu. Ati noneho bwa bunajyuwa bw'abarokore bwo kwigishwa idini, ntitwigishwa akamaro k'igitambo. Uyu nguyu upfanye amasezerano ntagire ubwenge bwo gushyira igitambo umuhanuzi ngo akuzeho gupfa mwongerera iminsi, kuko abahanuzi twongera iminsi, dukuraho gupfa nabi, dukuraho gupfa nabi se nyine, dukuraho gupfa ukindutse. Izo mpfu za leta ariko twe tuzikuraho, ugapfa igihe Imana yageneye. Ati rero iyo twebwe twahagaritse ibitambo dushyira abahanuzi ngo batwatureho ubwenge, batwature kubaho, ibyo bajyana hariyo bibaye byinshi birakora, twebwe twaraparitse. Aho nahise mpavana umwanzuro, sinzongera kumara igihe ntashyiriye igitambo umuhanuzi. Ngicyo kintu muziza gitumye upfira muri Amerika, abandi barimo barya amadolari ukabuma ibyifuzo ngo ngusengere. Ntiwamenye ibanga ryo gutamba. Ukuroga umwaka atamba buri munsi, ariko wowe nta turu utanga ryo kwivura nk'umwaka. Aho kibi bintu nashize ubwoba bwo kubivuga, najyaga mbivuga gake ariko ndumva afite volume ihagije. Nimba ari uko mfite inote muri iyi minsi, nimba ari uko ibiceri birimo byaje ni ukuri. Ariko reka tubwize abantu ukuri, ubyange ukomeze uba umukene ku giti cyawe, ariko twarakubwiye. Mwese twebwe duheshejwe n'iki? Twebwe se dutungishijwe n'iki? Ubu se niba turoga buri munsi n'ubusimba ukize kabiri ubuzima, kubera iki? Nzaho ntamba gitambo cy'uko ndi amahoro, gitambo kimbeshaho, gitambo kivuguruza ibyo batambye. Mana yabwe icyubahiro, Imana iguha umugisha mama Mariyoneri. Reka nsoze ikiganiro ku mugaragaro, ariko ndabwira abantu bari muri Kristo Yesu ntateka muzacirwa mu buryo bw'umwuka ariko mu buryo bw'umubiri. Ndakurahire uracyari izina ryawe ikimenyimenyi, rya zina rishya ribitswe ngo azabaha izina rishya, uzaribona umaze gupfa. Yesu we, izina rishya uzaribona umaze gupfa. Ariko uyu munsi wa none ufite izina ryo kwa Karangwa, Kanjogera, Cyabitoki, Cyahinda. Iryo rirarugwa, iryo bararizi, abarozi bararifata. Iryo zina iryo riratambirwa, iryo baritongeraho umwaku, iryo baritongeraho inyatsi. Ariko umva, ku munsi w'amateka igihe uzaba umaze gupfa uzahabwa irindi zina abarozi badakoraho, abazimu badakoraho. Icyo nicyo cyazanye Kristo, kugira ngo ujye zarirokore. Ariko uyu munsi wa none gira icyo ukora kugira ngo n'iryo naryo ubeho ku isi neza, no mu ijuru uzanezerwa. In the name of Holy Ghost, amen, amen. Senga Imana dusoze. Turagushimiye Mana ko tuganirije, ibi byari bikenewe. Abantu bawe barumvise, barahumanutse kandi barahumutse, kandi bamenya icyerekezo, bamenya impamvu barwanaga n'ibintu bidashira, bava mu bizazane bajya mu bindi, impamvu iramenyekanye. Ndagushimiye ko uhumuye amaso y'abantu badukurikira. Urakoze kuri Imana ibikoreye kwiyubahisha. Byose mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen, amen.